nimungarukire n'umutima wanyu wose. Uyu munsi dutangiye igihe cy'igisibo. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uyu wa gatatu w'ivu tariki 26 Gashyantare 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri umutwe wa 2 umurongo wa 12 kugeza kwa 18. Isomo rya kabiri ni ryo mu ya 2 Paulo mutagatifu yandikiye abanyakorinti umutwe wa 5 umurongo wa 20 kugeza kwa 21 n'umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Ivanjiri ni yanditswe na Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 6 n'umurongo wa 16 kugeza kwa 18. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu mugira ngo babarebe, mwamwivukije ingorano kwa so mu ijuru. Igihe rero utanye imfashanyo ntukavugishe ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigira zihagaze mu masengero no mayira kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingorano yabo. Naho we nutanye imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenye icyo icy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe igigirirwa mu ibanga, maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga ntimukageze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingorano yabo. Naho we nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge sura hatagaragara, maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musiba kurya ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri, ziba zishyikiriye ingorano yazo. Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na so uri aho hatagaragara, maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bana b'Imana, dutangiye igihe cy'igisibo n'umuhango wo gusigwa ivu ritwibutsa ko turi ubusa, turi igitaka kandi tuzasubira mu gitaka. Nk'uko ivu ritumuka, natwe turi ubusa. Ahasigaye bavandimwe ni ukwisubiraho tukemera inkuru nziza. Amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku ngingo y'impuruza Nyagasani ahereyeho afungura umuryango w'igisibo mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, ati: nimungarukire n'umutima wanyu wose. Ntabwo ari ugushishimura imyambaro, ahubwo imitima. Hari abantu bamwe bagera mu gisibo bakaraba, bakababara, bakabisha, bakarakara, bakagira umubabaro ukomeye. Nyamara burya igihe cy'igisibo ni igihe cy'ibyishimo. None se ninde muri twe utarakora ikosa, amafuti, akababara bikomeye? Ariko se hari ibyishimo byaruta kwakira imbabazi, ukabohoka, ukagira amahoro nka wa mwana w'ikirara utera se ibyishimo ko agarutse, n'uwo mwana akishima? Ibaze nawe urutse ikamyo n'umuzigo, none urawutuye. Wari utwite inda amezi 9 yose, uhangayitse bikomeye, unaniwe, none uraruhutse, urabyaye. Ni ibyishimo birenze. Ngiki igihe rero, igihe gikwiye, nk'uko Paulo mutagatifu yabitwibukije mu isomo rya 2, igihe cy'umukiro. Rero ni igihe cyo kureka Imana ikatwigarurira, nta na hamwe uyikinga, umutima wawe wose ukagengwa n'Imana. Muri rusange igihe cy'igisibo ni igihe cyo kugarukira Imana, igihe cy'imigisha, inema n'impuhwe z'Imana. Ariko by'umwihariko Kiliziya itegura imigenzo 3 y'ingenzi umukristo wese agomba kwibandaho mu gisibo. Umukristo yabyitwaramo neza ayikurikiza, akaryoherwa, akabaho neza mu mahoro. Umugenzo wa mbere ni omone, kwigomwa cyangwa gufasha abandi, gukusanya inkunga ugafasha abatishoboye, abakene, imfubyi, abapfakazi, abarwayi n'abandi bose bakeneye ubufasha bwacu. Umugenzo wa kabiri ni la prière, isengesho, gusenga neza n'umutima wacu wose nta buryarya, utarangara, ukarushaho gushyikirana na Nyagasani uko bikwiye. Umugenzo wa gatatu, le jeûne ou renoncement, gusiba. Gusiba ntabwo ari ugusiba ibyo kurya gusa no kwibabaza inyuma, ahubwo ni ugusiba gukora ikibi, kureka ingeso mbi, kureka kudohoka. Bavandimwe, iyo migenzo yose ko ari 3, icyo ihuriyeho ni uko uyikora atagomba kugambira kwiyerekana ngo mwambonye uko ndi gufasha, uko ndi gusenga, uko ndi gusiba, muze mbereke amafoto uko ndi mu gisibo. Ni mu mfatore minyanyanyize ku mbuga ukuntu ndi gusenga no gukora ibikorwa by'urukundo mu gisibo.
oya, ahubwo bigomba kumenywa n'Imana yonyine. Umugabo w'umutekinisiye yari afite umugore wamwitagaho neza cyane, ariko uyu mugore agakora ibishoboka byose agahisha telefone ye umugabo, kuko habagamo amabanga akomeye afitanye n'abandi bagabo ku mpande, kuko yacaga umugabo inyuma. Yaba yanibagiwe telefone agahangayika bikomeye ngo umugabo nabimenya ngo noneho aramwirukana. Umunsi umwe uyu mugore kugira ngo adahora ku nkeke yuko umugabo azamusomera amabanga, ashyira kode muri telefone, birangira yibagiwe umubare w'ibanga, ayijyana ku bandi batekinisiye yanga kuyereka umugabo we kandi nawe yari umutekinisiye. Nuko arabisigira ngo bayikore bazayimusubize. Abandi batekinisiye irabaranira, nabo bayohereza kuri wa mugabo kuko ariyo wari ubasumbije ubuhanga. Wa mugabo amaze kuyifungura abona ibirimo byose ari ibibera mu rugo rwe, amafoto y'urukozasoni n'inyandiko nyinshi zose umugore agirana n'abandi bagabo. Akubitwa n'inkuba, nuko hamagara umugore we aramubwira ati, madame, ninjye ushyiramo kode ni nanjye uzikuramo, ntabwo wampisha muri telefone rero. Umugore n'isoni nyinshi zivanze n'ubwoba no guseba araturika ararira. Nuko asaba imbabazi umugabo we, amusezeranya ko atazasubira mu mafuti nk'ayo kandi ko ntacyo azongera kumukinga. Mukristo muvandimwe, uyu mugore ahagarariye abakristo bamwe bakora neza by'inyuma ngo barashimisha Imana n'abavandimwe by'inyuma, ariko imbere habo bari kure y'Imana bayiryarya, ari ugucyatsa gusa, bacyokere. Uyu mutekinisiye ni nk'Imana idasobwa n'imitima yacu, nta kinanira, ntaho wahisha. Muvandimwe, ntawe uhisha uwahishaho. Imana iratuzi twese ku buryo buhagije, ntawe itazi mu mutima yacu mu buzima bwacu. Hari ubwo ushobora kugira ibyumba byawe bwite ngo ntushaka ko Imana ikandagiramo. Umunsi wabuze urufunguzo, shitani yaruhishe, nawe kwinjira bizakunanira, amabanga yawe azajya ku mugaragaro. Iki gisibo kizakubera umwanya mwiza wo gukingura Yezu ibyumba byawe byose, umutima wawe, ndetse umubitse n'imfunguzo z'umutima wawe. Muri iki gisibo gerageza urebe akageso kamwe cyangwa tubiri wareka, niwisubiraho uzishima bikomeye, kandi uzaba wakiriye ubutumire bwa Nyagasani ukurembuje kuri uyu munsi ati, ngarukira n'umutima wawe wose. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu Seminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyoseze ya Cyangugu.